igitondo cyiza kuri wowe ukomeje kubana natwe ndagushimiye cyane nkwifurije amahirwe n'imigisha mu mwaka w'ibihumbi 2020 reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi yaba ari ku mugabane w'Uburayi muri Afrika ndetse no muri East Africa u Burundi u Rwanda Kenya Uganda ndetse na Tanzania ndagushimiye cyane wowe ugiye kubana natwe guhera uyu munsi ugakanda subsribe kuri channel yacu bayita Salama TV kugira ngo ujye uba umwe mu bambere babona amakuru yacu kandi ku gihe tuzajya tukugezaho amakuru uko bwije nuko bukeye isaha ku isaha ngushimire cyane ugiye kubana natwe ukajya uduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu tugiye kuyahera kuri iyi nkuru ivugwa yuko witwa Miss Vivine ngo abaturanyi be baramubona bakiruka bazi ko akirwaye icyorezo cya COVID-19. Uwize Vivine akareba ari we witwa Miss Vivine uherutse kugira agakoko ka coronavirus yavuze ko nubwo yakize COVID-19 iterwa n'aka gakoko gashya kazwi nka coronavirus ko akomeje guhabwa kato n'abaturanyi be ndetse bikomeje kumubera imbogamizi guhabwa service zimwe na zimwe dore ko hari n'abamubona bakiruka bitewe nuko bazi ko akirwaye iki cyorezo cya COVID-19. Miss Vivine utuye muri Gatenga mu karere ka Kicukiro yamamaye cyane mu mwaka wa 2011 ubwo yegukanaga ikamba ry'abagore babyibushye cyane mu Rwanda aza no kongera kuvugwa mu itangazamakuru ubwo yanduraga icyorezo cya COVID-19. Mu matariki 10 Mata nibwo uyu mugore yapimwe gasanga yaranduye coronavirus ndetse byanavuzwe ko ari we muntu wa mbere warembye akageraho yongererwa umwuka bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Uyu mugore akaba ari we muntu wavuzwe cyane mu barwayi bose banduye icyorezo cya COVID-19 bigera nubwo bamwe batangira kumubika ngo yapfuye bitewe n'uburyo yararembye cyane. Uyu mugore ari mu bantu 11 byavuzwe ko bakize iki cyorezo cya COVID-19 aho basezerewe kuwa gatatu tariki ya 13 Gicurasi 2020. Mu kiganiro yagiranye n'ukwezi dotirwa dukesha iyi nkuru yavuze ko kuri ubu ngubu nubwo yakize ndetse n'impapuro yahawe na muganga zikaba zibigaragaza atorohewe ngo kuko abaturanyi be bakomeje kumubera indorerwamo ya coronavirus. Yakomeje agira ati umuntu ava kwa muganga yarakize urumva na nyuma y'iminsi 15 bakongera bakagupima bakareba ko ukiri muzima. Ibyo bipimo byarakozwe basanga tumeze neza ubuzima bwacu nta kigeze kibuhungabanya. Ariko urumva ko hanze abantu bavuga ko indwara idakira kuba bazi ko nta muti nta rukingo bivugwa ko ukiyifite ushobora kuba wabanduza ukabona barakwitwaza mu miryango byakubitiraho n'ibindi bihuha byagiye bivugwa hanze akabona wigezweho ingaruka mu muryango nyarwanda. Ndagushimiye reka dukomeze ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Reka tugaruke kuri ino nkuru ivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Pascal Nyabyenda ni ugomba gusimbura Pierre Nkurunziza mu bihe by'inzibacyuho. Pascal Nyabyenda wari perezida w'inteko nshingamategeko y'u Burundi ndetse akanaba uw'inama nkuru y'iki gihugu ni ugomba gusimbura Pierre Nkurunziza witabye Imana kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Kamena nka perezida w'inzibacyuho. Ku gicamunsi cy'ejo kuwa kabiri nibwo guverinoma y'u Burundi yasohoye itangazo ribika Pierre Nkurunziza wari umaze imyaka 15 ayobora kiriya gihugu cy'u Burundi. Itangazo rikavuga ko yazize guhagarara k'umutima. Iryo tangazo ryashyizeho umukono n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Prosper Nyabyenda. Prosper ntaho rwamiye rivuga ko Pierre Nkurunziza yapfuye aguye mu bitaro bizwi nka Saint-Cantenary natwe turashoboye bya Karuzi. Urupfu rwa Pierre Nkurunziza rwatunguranye cyane bijyanye nuko kuri wa gatandatu w'icyumweru gishize yari muzima ndetse akaba yararebye umukino wa volleyball wabereye muri Ngozi mu gihe General Major Ndashimiye Evariste uheruka gutorwa kuyobora u Burundi atararahira kuyobora iki gihugu kigomba kuba kiyobowe na Pascal Nyabyenda
wari perezida w'inama nkuru y'igihugu cy'u Burundi nk'uko amategeko abiteganya. Ingingo y'121 mu mategeko nshinga y'igihugu cy'u Burundi ryo mu mwaka wa 2005 ryavuguruwe mu mwaka wa 2018 ivuga ko mu gihe perezida wa repubulika abuze cyangwa akagiza inzitizi z'agateganyo, visi perezida niwe ufata inshingano, ataboneka zigafatwa na minisitiri w'intebe. Iyi ngingo ikomeza igira iti mu gihe perezida wa repubulika yeguye ku mirimo ye, apfuye cyangwa se yahawe izindi nshingano, impamvu zituma ava ku mirimo ye burundu, inzibacyuho iyoborwa na perezida w'inama nkuru y'igihugu. Ibi bisobanuye ko nyabyenda ari uzaha inkoni y'ubutegetsi perezida mushya watowe General Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko azaba amaze kurahirira inshingano ze. Ndayishimiye uyu ntashobora guhita arahirira kuyobora Uburundi ngo kuko agomba kurahira mu gihe igihugu gifite inama nkuru yacyo na sena. Magingo aya abasenateri mu Burundi bakaba bataratorwa. Reka tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Reka tugaruke ku nkuru iri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko umuhanzi Ikifuzo yiswe umubyeyi bimutera amarangamutima menshi. Umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi witwa Ikifuzo yahawe inyito ya kibyeyi n'umuhanzi ukizamuka mu muziki w'u Burundi witwa kubera. Ubufasha bukomeye yamuhaye mu iterambere rye, none byamuzamuriye amarangamutima bimutera kumushimira. Ubwo butumwa bukaba atari ubwa mbere abumuhaye ngo kuko mu minsi ishize umuririmbyi Kiriku yari yandikiye mugenzi we Ikifuzo akoresheje urukuta rwe rwa Instagram, ari naho n'ubundi yanyujije amashimwe ku cyumweru gitambutse. Ngo Kiriku yashimiye n'abatari bakeya ku butumwa yatanze abuha Ikifuzo biciye ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yashimiye kuba yaramufashije kandi nawe aho yahageze kubera uyu muhanzi. Iyi ntambwe ugezweho warayiruhiye cyane, ariko ntibyakubujije kugira umutima w'urukundo. Warantoye umfata ukuboko kugira ngo ungeze ku ndoto nanjye nari mfite. Mubyeyi wanjye, ntabwo nzigera na rimwe kwibagirwa mu buzima bwanjye. Icyumweru cyiza inshuti zanjye, Imana ibajya imbere mugere ku ndoto zanyu. Aha ni ku cyumweru ubwo Kiriku yashimiraga umuhanzi Ikifuzo abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram amushimira mu iterambere rye ry'umuziki. Kiriku na Ikifuzo bakoranye indirimbo yitwa Nawe, ndetse banagiye bahurira mu bitaramo byinshi byagiye byitabirwa n'imbaga y'abantu benshi cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Reka ngaruke ku yindi nkuru ikomeje kugenda ivugwa hano mu gihugu cyo muri Nigeria, ndetse akaba ni inkuru yagiye itangaza benshi cyangwa se yagiye ivugwaho benshi. Umukobwa yatunguranye avuga ko uburyo yifuza ko Davido yamufata ku ngufu. Umukobwa wo mu gihugu cyo muri Nigeria yagaragaje icyifuzo ko umuhanzi Davido Adeleke aramutse amufashe ku ngufu ngo ntacyo byaba bimutwaye na gato, ndetse ko yanabyakira neza cyane, ntagire ikiguzi na kimwe yaka uyu muhanzi umaze kwamamara ku isi yose. Yakoresheje urukuta rwe rwa Twitter yifuza ko Davido aramutse yemeye ko baryamana ntacyo bimutwaye. Asanzwe akoresha izina rya 9G Studios ku mbuga nkoranyambaga za Twitter. Nifuza ko Davido yamfata ku ngufu. Abantu basetse cyane, ntabwo byakiriwe neza n'abamukurikirana ku rukuta rwe rwa Twitter ko nk'umukobwa adakwiye kugira icyo cyifuzo cyo gufatwa ku ngufu n'umuntu runaka yitwaje icyo ari cyo cyangwa se ubusitari runaka. Davido akomeje kuvugwaho amakuru menshi yuko hari undi mukobwa ubarizwa mu gihugu cyo mu Bwongereza, uyu muhanzi ukomeye yaba yarateye inda. Uyu mukobwa
bikekwa ko atwitiye n'uyu muhanzi w'icyamamare witwa Davido yitwa Larissa. Iyi nkuru y'uyu mukobwa wifuza gufatwa ku ngufu n'uyu muhanzi w'icyamamare Davido ije mu gihe muri Nigeria harimo kuvugwa ibintu byinshi cyane byerekeye gufatwa ku ngufu abakobwa. Umuhanzi w'icyamamare muri iki gihugu na gihugu witwa Tekno uri mu bahanzi bakomeye cyane muri gihugu cya Nigeria aheruka gusaba Imana guhana abantu bafata abakobwa ku ngufu. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane wowe wemeye gufata umwanya wawe ukumva inkuru zacu ukemera kuduha ibitekerezo muri comment. Ndagushimiye, kora like na share na comment kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 kandi mwifurije gukomeza kugira ishya n'ihirwe, mwifurije gukomeza gutera imbere mu byo ukora byose. Imana ikomeze kubana nawe, mwifurije kugira umunsi mwiza. Ndagushimiye cyane, mwifuriza amahoro y'Imana.